bazaba baranesheje isi bazishima bitarondorwa umukiza azahamagara amazina yabo bose. Amahoro amahoro, korari inyenyeri z'ijuru ibifurije isabato nziza. Uhoraho uwera nyiribihe byose, nyirukwera no gukiranuka, kuri uyu munsi atweze nk'uko isabato ye yera. Mugira amahoro, Uhoraho akomeze kubana na buri wese muri mwe aho aherereye hose. Aya ni amagambo inyenyeri z'ijuru zashize ku muyoboro mwiza cyane wa WhatsApp tariki 17 Mata 2026 ku munsi ubanziriza isabato ya gatatu yahariwe Jia cyangwa se icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mu busanzwe iyi korali y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bajya banyuza ubutumwa kuri uyu muyoboro wa WhatsApp, ubutumwa bugiye butandukanye baba bashaka kumenyesha abakunzi babo. Nubwo ikoresha uwo muyoboro kandi ukaba unakurikirwa cyane, n'igihe iyi korali ishaka kugeza ku bakunzi babo ibihangano byayo byatumye ikundwa, igira itya ikabisunikira ku muyoboro wabo wa YouTube witwa Inyenyeri z'Ijuru Choir. Kuri ubu ukaba uyu muyoboro umaze kugira abantu 252,000. Abo ndavuga abantu bamaze gukanda subscribe. Ikaba ufitemo amavideo 20, nako amavideo 47. Reka dutere amaso mbere gato y'umwaka wa 2021, aho ndavuga mu mwaka wa 2020 ubwo COVID-19 yari yaciye ibintu. Turabyibuka neza uburyo warenzaga saa moya z'umugoroba bakakujyana muri stade ukararamo kubera ko wabaga warengeje isaha yo kuba wageze mu rugo. Icyo gihe kandi igihe yabaga ari guma mu rugo ntabwo wabaga wemerewe gusohoka ngo ujye mu kazi, ahubwo wagombaga kuguma mu rugo kugeza igihe batanze kirangiye. Icyo gihe rero igitumye mvuga aya magambo yose nuko ibyo bihe bitari byoroshye habe na gato, ko hari n'abasize ubuzima. Maze igihe twari turi muri ayo stress, twumva indirimbo nziza ivuga iti coronavirus nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru, ngo kandi ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Mu gusoza igasoza iduhumuriza igira iti muhumure siko bizahora. Ku matelefone amwe namwe iyo ndirimbo niyo bitabiragaho. Iyi ndirimbo rero yabafunguriye amayira menshi yo gutangira kumenyekana kubera iyi ndirimbo yitwa coronavirus. Ibi rero byaje gutuma bamenyekana ku rwego rwo hejuru. Kuri ubu bakaba basigaye bitabira ubutumire bwinshi cyane bw'ibitaramo bigiye bitandukanye byo kuzenguruka ibice by'u Rwanda. Yewe sibyo byo kuzenguruka ibice by'u Rwanda gusa, ahubwo n'ibyambuka imipaka y'u Rwanda. Ariko se uretse n'ibyo, amateka y'inyenyeri z'ijuru nayahe? Yitwa Joseph Bugingo. Iyi niyo Bugingo Empire wagezeho. Niba wumva iyi documentaire ni nziza, kanda like. Ikindi kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro dushyize ku muyoboro mwiza cyane wa YouTube bijye bikugeraho. Niba kandi wumva hari igitekerezo wumva ushaka kutugezaho, cyandika muri comment kugira ngo dukomeze guteza imbere iyi Bugingo Empire yacu dufatanije. Uko wumvise mbivuga cyane, iyi ni korali Inyenyeri z'Ijuru ikomoka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Amajyepfo, naho mu itorero uko babivuga babarizwa muri field y'Amajyepfo mu ntara y'ivugabutumwa ya Mahembe. Mbere yuko dutangira iki kiganiro cyacu, reka tumanze tubamenye. Uyu yitwa Niyirora Evariste. Uyu kandi akaba umwe mu nkingi za mwamba z'iyi korali, kuko uyu aririmba ijwi rya soprano. Abazi bijyanye n'amajwi barabizi cyane. Ikirenze kuri ibi, umutoza w'iyi korali ni uyu nguyu witwa Niyirora Evariste. Bivuze ko indirimbo nyinshi z'iyi korali ariwe uzihimba akanazandika. Ikindi kandi uyu arubatse, afite umugore n'umwana. Uyu we yitwa Joel Ntawukuriryayo.
we akaba akiri umusore kandi akaba aririmba ijwi rya alto. Ikindi kandi akaba asoje icyiciro cya mbere cya kaminuza, akaba aherutse kugraduating. Uyu nawe yitwa Nkundumukiza Ismael, akaba aririmba ijwi rya alto. Ikindi kandi niwumva neza ibihangano by'abo basore uzumvamo ijwi rigiye kumera nk'iry'abakobwa. Uyu nguyu we rero witwa Ismael akaba ari we uriririmba. Ikindi kandi nawe akaba yubatse afite umuryango. Uyu nguyu nawe yitwa Nshimyumukiza Emmanuel, akaba aririmba ijwi rya soprano muri iyi korale. Ikindi kandi afite umuryango w'umugore n'abana babiri. Uyu nawe akitwa Mugiraneza Claude, akaba aririmba neza cyane ijwi rya tenor cyangwa se tenor bitewe n'uko bivuga. Ikindi kandi akaba akibarirwa mu cyiciro cy'ingaragu. Muri make aracyari umusore, ntabwo arashaka umugore. Ikindi kandi uyu ni nawe perezida w'iyi korale. Reka dutangire iki kiganiro cyacu nze kubabwira ko kugira ngo iyi korale itangire byahereye igihe bari bayishinze ariko badatuye mu ntara y'ivugabutumwa imwe, kandi icyo gihe ntibyashobokaga. Muri make ntibyari byemewe n'itorero. Icyo gihe bari bitwa Inyenyeri z'Ijuru Group, ntibari kwitwa korale kandi badatuye mu ntara y'ivugabutumwa imwe. Gusa ikintu gikomeye kandi gitangaje ngo nubwo bayitangiraga mu bantu bayigize, icyo gihe hasigayemo umuntu umwe ari nawe umutoza w'iyi korali, akaba ari nawe wandika izi ndirimbo akanazibigisha. Ikindi kandi tutakubwiye n'uyu mugabo ikindi akora ngo ni umutayeri cyangwa se umudozi w'imyenda. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaje guhura n'undi mukozi w'Imana wo mu ntara y'ivugabutumwa ya Mahembe, mu gihe Evariste yaturukaga mu ntara y'ivugabutumwa ya Muhoza, nuko bashinga group bifatanije n'undi umwe maze ibayo. Ubwo baba barayishinze. Icyo gihe Evariste we yaje kwimukira mu ntara ya Mahembe, batangira gukora umurimo mu buryo bwiza kandi bwemewe n'amategeko. Icyo gihe kandi ubwo babonye coronavirus irimo guca ibintu, kubwiriza ubutumwa bitagishobotse, bafashe icyemezo cyo kubwiriza ubutumwa binyuze ku ikoranabuhanga, maze twibereye mu rugo tuba twumvishe coronavirus. Kandi iyi ndirimbo yabaye iya mbere muzarebwe muzo iyi korali ifite. Ese mwanyemerera tugasoreza ahangaha ikiganiro cyacu twitwa abateguriye cy'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Joseph Bugingo, mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde. Tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.